barundi kazi nk'uko Imana yabivuze itagabanyije itanongereye, munyemerere uru rupfu iyo umuntu agiye kuvuga urupfu ba nyirago bo bagumvira mu magufa no mu misokoro, ariko uyu mushinga amateka CNDD-FDD yagandaguye, nategereje ko abadede batangaza bati hariho konji cyangwa se twagize ingorane. Oyaye yishwe itarike ya 31 saa 4 z'ijoro Igitega nyine, ndetse muri zone ya Gitega mu murwa wa Gitega wa politike, kandi yicwa arashwe nk'uko abibonye mu mafoto, ndetse abandi bagiye kureba muri groupe ya WhatsApp nabishyizemo by'amavideo, kandi dushimira n'abadusangije aya mashusho. Mu by'ukuri Imana ibahumugisha. No kuvuga rero uyu mushinga amateka, mu busanzwe umushinga amateka mwese murabizi abafite abamucungera cyangwa se abamurinda, ariko biratangaje mu modoka atashye yariwe n'umugore we gusa, we n'umugore wiwe gusa, kandi afite n'akabari kazwi gakomeye Igitega. Urumva yahoze ari kumwe n'abagenzi biwe saa 4 z'ijoro, bivugwa ko atashye aribwo yatangiriwe araraswa. Ntabwo rero iriraswa, ndetse itarike ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu niho hagaragaye hibonekeje, cyangwa se niho abapolisi bwakeye batabara basanga ikiziga muri iri shyamba aho mwabonye ku mafoto, cyangwa se muri iki kibira mu gashyamba, aho umukenyezi we n'ubu aracyari mu bitaro, ngira ngo Imana imuhe gukira. Ariko gufata umugabo ukamuca umutwe, umugore wareba, bakamwambura ubugabo, umugore wari kureba, nukuri iri ni iyicarubozo. Ngewe yenda ndabivuga mukavuga ngo ni jewe, ariko urebye amafoto cyangwa se ukareba ubugome abantu bakore umushinga amateka, mpamenya ko atari ukwica gusa. Ari uburyo umuntu aba afite igitima kibi, yakwica wanapfuye akagusambanya, waba wamaze no gushiramo umwuka bibona ko wapfuye, inyama zawe akazirya, cyangwa akirirwa zikuba muri kaburimbo ngo akunde yinezeze. Uriya mujinya ni uwa Gahini, ariya maraso nayamuka kuri Gahini. No kuvuga ngo uru rupfu rwanateye abantu bose ubwoba n'ikibazo, ndetse no kuruta icya Minisitiri Bugaga uherutse nawe kwicwa, nawe afite abamucungera batari kumwe. Umwe apfuye mu kwezi guheze, undi apfuye muri uku kwezi nako kutarahera. Narababwiye ngo kwa gatanu ntikwijyana, murantwenga, abandi murasebya, abandi murantuka. None se uyu mushinga amateka ninjye wamwishe, ninjye wabohereje ngo bajye kwica? Ubundi se habuze iki ngo CNDD-FDD ifata ingingo bamweguze cyangwa bamuhagarike mu gikorwa cyabo, ariko bamurekere ubuzima? Ubu se uyu mugore ubundi nava mu bitaro, wabonye umugabo wamwicuku, abana biwe muhinduye ipfubyi, nta mvo n'imwe ifatika. Erega mwe niba mushaka kwica umwe mukajya mubica urusorongo, nuko ukwezi kwa gatandatu hagiye gupfa minisita, ntabwo hazapfa umwe cyabaye, ariko no mu kwa gatandatu harimo urupfu rukomeye. Ngaha amasoko ni ukuyaturira, ngaha abakomeye n'icabwenge muri kubica. Erega niba banakora nabi, ikibi bakora niva ni gukora ikibi kuruta aba bose. Burya uwica yahera kurinde, yahera kurinde. Erega mwese mwakoze ibyaha mubikorera abarundi, ntimwashyikira umutima w'abarundi w'ibyo abarundi n'abarundi kazi bakeneye. Ahubwo mwebwe mumeze nka rya jambo birivuga ngo mwakoze ibyaha ntimwashyikira ubwiza bw'Imana. Ofete rero amahano mukora, erega njya numva musoma disikuru ngo amaraso arahuma. None se ubaye amaraso ninda za kuhumira? Nababikoze cyangwa nimwe mwabatumye? Mu Burundi nta tegeko rihari ry'uko abenegihugu batunga inkoho. Inkoho zivahe zo kujya kwica umushinga amateka bakamwica isaa 4 z'ijoro mwibarabara imodoka inyuramo, kugeza ubwo abantu batangira imodoka ya leta yambaye imbarati za leta, bakica umupapa n'umumama hafi yo kumuhatsa nawe nyine bakamwica, ariko
niba iyo saha batangira umutegetsi nk'uwo akagandagurwa, ubwo umwenegihugu umutekano sekirite afite n'iyahe? Uwo ni umushinga amateka ugandaguwe, minisitiri yaragandaguwe, kandi minisitiri we yenda ntibamwicishije amasasu baramunize, ariko uyu bamwicishije amasasu, ko mutavuze ko ari Red Tabara. Niba umuntu rero yambaye plaque ya leta, akaba ari mu kazi ka leta, akaba ari kugiwe nta ma escort mwamuhaye, akaraswa n'amasasu, ntimupima amasasu yose, mugomba kuba muyazi. Sasu ryarashe umuntu ntawe arikuyemo, mwakabaye muri pima, mwakabaye mufata ibimenyetso, mukamenya ngo uyu mushinga amateka ninde, niki kimwishe, azize iki, ninde bari bafitanye, hafunzwe bangahe. Kandi iyi tariki nababwiraga ya mbere y'ukwa gatandatu mu gitondo, kikubwira ko abatarabagizi ba nabi b'amafaranga bishakiraga, iyo biba ari ab'amafaranga bari kumusanga iwe mu nzu, bari kumwica bakamubwira bati dusinyire sheki iyi n'iyi. Ariko ikikubwira ko ari Kayizari yabikoze, uraza gusanga urupfu rw'uyu mupapa polisi yaje ngo kubyitambika mu gatondo k'itariki ya mbere, irasopa abakekwa rererere, hapfuye abandi batatu, baba 4. Iyo ntambara y'izo pfu zingana uko, abishe kuko bakingiwe n'amaboko akomeye, ntabwo mwari kubaboha nyine ngo bishoboke, nta nubwo mwari kubafata ngo bikunde. Bundi se leta itabaye ikingira, wakica umushinga amateka ute nawe afite amayisikoti? Ariko babanje bamwaka amayisikoti, ikiziga bamupakirana n'umugore mu modoka ye, bajya kumwicira hariya, bahita bahimba ikinyoma ngo yarari gutaha, ngo ahura n'abagizi ba nabi, ngo baramurasa amasasu, ngo arenze ubushobozi, imodoka baratobagura, nawe bararasa kugeza apfuye. Bihereraho nta konje mufashe. Ubwo se abandi bashinga amateka basigaye n'abakenguza amateka, urukundo muberetse n'uruhe rwo gukunda igihugu? Niba uyagandaguwe akuwe mu bandi, abasigaye bo hajya ubwo ikizaborohera ni igiki? Nabo barajya bagenda bikeka, uwanze gusinya ibyo mushaka n'uwanze kuvuga ramba ya CNDD-FDD n'uwanze kugendera mu murongo mushaka muramwica. Mumukoresha ibyo mugomba, mumubarisha ibyo mushaka, ariko nyine ni by'Imana yavuze. Imana yavuze no kugikora izagikora. Twese rero ntabwo twavuga ngo turiyamirije, ntitwanavuga ngo tubiteye amabuye. Niba leta ubwayo itagwanyije izo pfu, kuki ubundi hari gupfa abategetsi? Si umushoramari ku giti cyiwe, si umudandaji mu gatwe ke, uyu ni umutegetsi uri muri manda ye, uri mu kazi, uri mu gihugu cye, igihugu kifise amahoro, igihugu kitatewe. Ninde wamwishe? Ninde wamwishe? Ninde wamwishe? Kuki itangazamakuru ryose ry'u Burundi ryacecetse ntibavuga urupfu rwe? Nategereje ko ubundi jye sipfa no kuvuga ibintu nk'ibyo. Nategereje iriya tarike yapfuye ari saa 4 z'ijoro, iryo joro mbona ntawe ubishyizeho, mu gitondo mbona ntawe ubishyizeho. Iya mbere, iya kabiri ntawe abishyizeho. Uyu munsi turi tarike ya 3 aho mperereye. S'il vous plaît, urutoki rwamenyereye kwica, ukuboko kwamenyereye kwica. Izi mbonerakure rero mwakoresheje, kuko yishwe n'imbonerakure, imbonerakure zigera muri 4, amazina sinyibuka, ariko muze kujya muri WhatsApp murebe abarashwe bo, wasanga harimo n'uwawe, byose birimo. Channel ya WhatsApp wandika Imbabazi TV 3. Izi mbonerakure mwahaye imbunda, aba bategetsi bose nibashaka bigengesere, cyangwa se abayobozi bose bigengesere, kuko imbonerakure operation yo kwica iri gukorwa n'imbonerakure. Mwinyamunyu z'imbonerakure, kandi mwambonerakure shatse nabavuga hano abagandaguye uyu mushinga amateka. Kuko misiyo mwahawe mwayigezeho, mwamwishe, musigaza umugore we.
kandi mboneyeho no gusuhuza abakurikiye Imbabazi TV gatatu ku mugabane w'Uburayi, ku mugabane wa Amerika, ku mugabane wa Afurika. Sariyuti, intero ni imwe n'indirimbo ni imwe n'inyikirizo ni imwe. Nagira ngo mbamenyeshe ko CNDD-FDD nubwo iri kujya igenda yica, ariko uko yikora mu nda kuko saba abakozi bayo, ntabwo iri kuniga abanzi bayo ngo ishore imari hanze, yice Pacifique, yice Shimamanda, yice n'abandi. Ahubwo iragenda ikiniga, ikagenda ikihotora, ikagenda ikica abantu babo, ikihekura. Yagaruka iti n'abagizi ba nabi bandi. Igipolisi gihemberwa iki? Igisoda gihemberwa iki? Murica umushinga amateka, umutumba ukaryama, ikomini ikasinzira, intara ikagira amahoro. Nabonye buramatare w'akarere ka Gitega, nza mbona n'ujejwe intwaro n'abajejwe umutekano na polisi baje gutora ikiziga mu Kibira. Baje gutora ikiziga barira, biyamiriza, ngo baremesha bene igihugu. Ariko uretse nk'umwana mwabwira ibyo, uretse nk'umuntu mwaba muri kufefeka mukamukorera ibintu bitari byo, ushaka kumbwira ko vrema umurundi uzi ubwenge, ufite ubwenge buzima, umuntu ufite abasirikare bageze muri 4 bamurinda, 4 cyangwa 6, nibashake babe 3, nibashake babe abapolisi, hajya ubwo kugira ngo ujye kumwica ko nta hari Scott ye yarashwemo se? Abamurindaga se hari uwajyanwe mu butabera ngo bamukubite intayo mu gahanga? Abari bajejwe umutekano wese hari n'umwe wafashwe ngo mumushyikirize ubutabera? Ahubwo ibi bigwama bene gihugu batanazi ibyo ari byo, impimbi kuzura abantu batacumuye, abacumuye bigaramiye. Umunyabyaha ntafatwa, ahubwo hafatwa inzira karengane. Imagine vraiment, mwari guhera kuba murinda aho bari bagiye, mwari gukora iperereza muhereye kuri telefone yabo bavuganye, mwari gukora iperereza muhereye kumvo z'umuduga wiwe mwasanze hariya nawe n'umugore ijoro ryose bishwe mu masaa 4, umugore bamutora mu gitondo yambaye ubusa, umugabo ibice by'umubiri babyabuye babijyanye. Ariko ubwo nkeka ko bari bagiye kubyereka bashebuja, bagombaga gutumika cyangwa se bagatumikira uwabatumye. No kuvuga rero kuva na kera ingoma yica cyangwa se ubwami bwica bwarangiraga nabi. Bibe Bibiliya yivuze ingoma yica ubwami bwica burangira nabi, kuko amaraso ahorwa ayandi, ijisho rihorwa irindi, ariko Imana ihora ihoze. Hari igihe rero ushobora gusanga uko kwezi uyu we yishwe, ariko gutaha ugasanga ni wowe uzapfa. Hari igihe uko gutanguye uriya arabatanguriye, ariko ninde uri bukurikire? Bushije narabibugenda babwira ngo ninde uza gukurikira Gabi Bugaga, minisitiri w'itangazamakuru, ubwo yamaraga kugandagurwa. Ninde rero uri bukurikire uyu mushinga amateka? Ninde uri bumukurikire? Nushaka gusoma by'ikirundi uratwandikira nta kibazo tubiguhe, ubyisomere. Ushaka kumumenya wasanga umuzi, nyandikire kuri WhatsApp ndamuguha. Ariko urupfu rwaravuzwe mu ndongozi. Iyi ni intango, iyi ni intangiriro. Nta murongozi n'umwe uza gusigara, bose bakatiye urwo gupfa kandi bo biyisha. Koko simpamye umuntu uri muri guverinoma ukuntu yicwa. Amategeko arahari, polisi irahari, igisoda kirahari, ariko umuntu yatambuka gato gusa ngo naka yapfuye, ngo naka bareba mugandaguye. Je rero nari nabibonye kuko wa gatanu kutari bwijyane uyu yagombaga kugupfundikira. Uri butangira kwa gatandatu ninde rero? Amatariki asigaye birajya kugera mu matariki 10 undi na wapfuye. Bizajya kugera muri 30 z'ukwa gatandatu abapfu utabara. Cyangwa Yesu yanaje yasohoje isezerano akuyeho umutwe n'amaboko n'amaguru bya Sawuli,
kubera ko intego y'Imana iyo imbeba ipfuye mu nzu ni isomo Imana ibitanze, iyo umubu wishe ni isomo Imana ibitanze, koko ibyo byose biba biri guteguza wowe ko nawe uri umukandida w'urupfu. Ejo bundi rero hapfuye Bugaga, hapfuye umushinga amateka, ninde uri bukurikire? Ni umusego wande? Aba babanjirije nde? Ubakurikira ninde? Isezerano riyo rigiye gusohora haza ibisa n'intabaza n'integuza nizo zize. Ibi bigiye kuba rero nibi bigiye gushyika, ntanga imburi mburira abantu, mwigengesere, mwarinjiriwe. Umuntu uri kwica aba bantu ari hejuru. Muri batatu ba mbere bafata ibyemezo arimo Ubuneva azajya gushyingura, Reveriyani ajye gushyingura, n'abandi mwese murire, twamukundaga, twamwemeraga, yakoze neza, yakoreye neza igihugu, abagizi ba nabi ariko mwajye mureka kubeshyera abantu. Yakoze neza, akorera neza igihugu, abagizi ba nabi bavuye, abagizi ba nabi batunga inkoho, imbonera kure ku Gatumba zizi buri muhana, hari ikayi barasopa. Noneho mu gihe igihugu kiri muri situwasiyo mbi cyikanga, M23 cyikanga u Rwanda, ngo bene igihugu bafite inkoho zo kurasa umushinga amateka, ngo umugambi barawucura, ntibyamenyekana, ntibabimenya. Abagizi ba nabi nabavuye Somalia, nabavuye Masisi, nabavuye Murenge, nabaturutse i Rwanda bagiye kwica umushinga amateka. Aba nabo ntacyo, ariko burya ikinyoma ngo kirugama, ukuri kukanyagirwa. Ibi nabyo bizajya ku karubanda. Rero iyi ni base, iyi ni fondasiyo y'ipfu n'urupfu Imana yavuze rudasanzwe. Uza gukurikira rero nawe ubwo yamaze kujya muri systeme, uza guhita atonda. Rega uku no gutonda umurongo, umwe apfunda nta guhagarara, kandi karundura. Ugiye gupfa ni Sawuli, ugiye gupfa ni Sawuli. We ninde uza kumwica se? Ninde uza kumwica? Abagizi ba nabi bishe perezida, abagizi ba nabi bishe minisitiri, abagizi ba nabi bishe uhagarariye umugambwe, abagizi ba nabi bagandaguye umukenguza amateka cyangwa umushinga amateka. Itangazo rigiye guhinduka, noneho mutangaze ibitari ibi, mutangaze ibintu bitari ibi. Mungu asifiwe. Reka niyinjirire mu gice cya kabiri kivuga butumwa. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, mukande sabone na subscribe, ubundi tubandanyirize ko Imana ishimwe cyane. Uyu munsi turayaga ibijyanye n'umufasha, Mwuka Wera. Bibiliya ivuga ngo nzaboherereza umufasha, niwe udufasha mu bintu byose bikomeye. Noneho rero uyu mufasha mwe mu yera, abantu bafite ubukene, abantu babuze ubafasha, ariko birengagije umufasha bahawe nk'isezerano. Ni ukuvuga ngo hari amaboko ukeneye yo kugufasha, hari n'ubufasha ukeneye butandukanye, ariko ufite ubufasha wifuza n'uyu mugore wasuzuguye, n'uyu mugore mutabana neza, n'uyu mugore utemera, n'uyu mugore Yesu yohereje ubera hose icyarimwe. Buriya amasengesho uyu mugore arimo aba ari meza, n'ibikorwa arimo biba ari byiza. Mu busanzwe abamama bagira akazi kenshi n'ibikorwa byinshi, ariko niba ijuru rivuze ngo ngiye kohereza umufasha uzabafasha mu by'impemu no mu by'umubiri, aho uherereye ni kuri, nanjye aho ndi ni kuri, cyangwa se turaturanye. Mugabo mpamya ko uyu mufasha adufasha aho amaboko yacu atagera ngo twifashe, akadufasha aho ijwi ryacu ritagera ngo tuvuge bigereyo, akadufasha aho intambwe zacu zitagera ngo tugende kubyishyikirira cyangwa kubyizanira. Rero abantu babana neza na Mwuka Wera
abantu babana neza n'umwuka wera babayeho neza kandi bafite ubuzima bwiza. Kandi mpamya ko ubwo buzima babayeho ni ubuzima buzira umuze. Imana ihabwa icyubahiro. Ni ukuvuga ngo uku ndi kukubwira, niba ndi kukubwira, niba njye ndwaye indwara abaganga badafitiye umuti n'urukingo, mfite mwuka wera ntiyajya kunzanira umuti mu ijuru. Niba hari urubanza ndi kuburana ariko ijwi ryanjye ntiryumvikane, hajya Mwemu Yera nk'umufasha, burya ntiyaruburana akavuganira umugabo we. Niba jyewe hari ingorane mfise naka, nararozwe cyangwa se ndagwaje cyangwa ndarwaye, nabuze umugabo cyangwa umugore, burya hari umuntu wakora akazi karuta akamwuka wera. Hari umuntu uhawe icyubahiro kuruta Mwemu Yera. Hari umuntu uzi hose kuruta Mwemu Yera. Yesu yaravuze ngo aho njya mwe ntimuhaza ariko mwuka wera azabazana. Wumve ko ari nawe utujyanye. Niyo mpamvu ngo musengere Data mu kuri no mu mwuka. Rero uyu mupfasoni mwiza, niba mubanye neza, uri umugwiza atunga, ahubwo mubwire agende akuvuganira aho ushaka ko akuvuganira, agusabira ibyo ushaka ko agusabira, kandi aguheshe ibyananiye ababyeyi bawe, umugabo wawe cyangwa umugore wawe cyangwa abana bawe, kuko twese hari aho tugarukira, ariko mwuka wera ntaho agarukira. Kandi ijambo ry'Imana ryo rivuga neza rikavuga ngo ibyaha byose birababarirwa, ariko utuka mwuka wera ntazababarirwa. Hanyuma ubwo uwo mugore ugiye kumusuzugura uvuge ko nta avarera afite? Utuka Yesu arababarirwa, n'utuka Imana arababarirwa, ariko urogotwa ugabitanyaga agacumura kuri Mwemu Yera, c'est fini. Kandi mu busanzwe n'umugore wawe wubatse urugo neza, akubaha nk'umushinga ntahe, akagufata nka dadi nka papa, akakumvira, ninde wamuvuga? Si warwana intambara yose ukamurokora, ntiwarwana hasi no hejuru ukamukiza ukamukingira. Ariko dayimoni Satani igambiriye yo yifuza ko wowe uriya mugore nta n'amakuru mufiteho, kwezi kwashira mutavuganye, umwaka washira mutavuganye, n'indwi yashira mutavuganye, hajya mwakubaka kujya mu ijuru gute mutayaga? Mwakubaka kurwanya shetani gute mutayaga? Mwakubaka icyubakwa cyo kurwanya ukuzimu gute mutayaga? Cyangwa isi mutayaga? Mwarwanya umubiri gute mutayaga? Niba uri umukene wo kubana n'umugore wawe witwa Mwemu Yera cyangwa Mwuka Wera cyangwa Roho Mutagatifu cyangwa imbaraga y'Imana, amahoro, ukaba ukenye urwo rukundo rwo gukundana nawe no gukorana nawe, egare kubwo ibintu byakujabutse, we wikwirirwa urondera impamvu, wikwirirwa urondera byamva he ndajya he, menya ngo nta kintu cyawe kizigera kijya mu murongo. Uzabiba byinshi wimbure bike, uzasaba cyane wumvwe gake, uzarondera cyane bimwe bicaha ibindi bicaha ibindi bicaha. Usuzugura uyabasuzuguye Imana Data wa twese. Rero nk'umuntu wahawe misiyo yo kujyana abantu mu ijuru, koko ari we uhaza, ari nawe wabayeyo, akujyanye iwabo, ni kwa sobukwe na nyoko bukwe. None abantu rero bafite amaboko ameze uku, kazi yake kila mtu na kikapu chake. Ndiho yantumye ngo mbwira bumvira, ariko abatumvira muzibonanira. Mwuka Wera ni umufasha udufasha mu byago no mu makuba. Mu byago ujya umwibuka akagufasha, mu makuba ujya umwibuka akagufasha, ariko uteze amatwi ukaba ufite ibyago, izera agufashe muri ibyo byago. Niba ufite amakuba usumbirijwe umerewe nabi, bwira umugore wawe umubwire ngo ariko mada ko tubana, umbabarire, umparire, ndya ntasenze nkaryama nasenze, ndi umufafara ndi umunyabyaha, ariko excuse me, pardonne moi, mbabarira buno turi mu kaga, turi mu makuba, itamurure wigaragaze yuko koko tubana. Ese uyu mugore wawe witwa Mwuka Wera, niba utamwemanga wazakwemanga gute kwasi?
uyu mugore wawe niba utamwemanga ntuhamye ntushinge intahe, wazakwemanga ate? Azakwemanga gute? Azakora icyo? Azabigenza ate? Muhamye imbere y'abapagani, mwemange imbere ya Kayizari, hamye nyine ko umufite. Erega twarakijijwe ku bw'ubuntu, kandi dukizwa ku bw'amaraso, kandi dukizwa ku bw'urukundo, kandi dukizwa ku bw'agakiza, ku buntu. Rero mwe mu yera niwe udusiga amavuta y'igikundiro, niwe utubwira ibyenda kuba n'ibizaba. N'uyu yapfuye umushinga amateka, nuko nta mwe mu yera yaramuyoboye, ntibabana, ntiyaramuzi, ntiyamwakiriye. Ntabwo dupfa urupfu rw'abapagani. Oyaye, ibiziga babitoragure, ukuguru hariya, ukuboko hariya, ukundi hariya, gupfa nabo rw'agashinyaguro. Oyaye. Ya rero uyu mugore twahawe nk'isezerano, uyu mugore twahawe nk'agakiza, uyu mugore twahawe n'ubuntu, tukamuhabwa ku bw'urukundo. Mbwira abantu bite ku bana nawe, bamwambike, bamubwire amagambo meza, bamuririmbire, bayage, baryamane, babyukane, bagendane. Erega menya ngo ufite abagore babiri, kandi uyu w'umubiri hari ibyo adashoboye, hari n'ibyo atazi. Erega jewe umugore w'umwuka aruta uw'umubiri. Erega uyu mugore w'umwuka ni w'umubiri, ni nawe ubyara uw'umubiri, ni nawe uyoboye uw'umubiri. Erega uwo niwe kizigenza, niwe maboko, niwe byose. Erega ni wampaye iyi viziyo ndimo. Erega ni wambwiye ngo Bunyoni azafungurwa. None erega ni wambwiye n'ibindi ntavuze, n'ibindi navuze. Kandi nawe hari ibyo yakubwiye, hari ibyo yakweretse, hari ibyo yagujije. None uyu mugore, uyu mufasoni, uyu mumama, ntakwiye amashimwe, ntakwiye gukingurikirwa, ntakwiye icyubahiro. Aho nyine tureke turambye mu bidafise ikimazi no mu bidafite umumaro. Satani atwikine ko matavu, atunyaga igihambaye, adusigira amaso atabona. Koko niba usa udafite umufasha, ubayeho ubuhe buzima? Ubuzima bubi nyine. Ariko niba ufite Mwuka Wera, ubayeho neza. Rero isezerano rivuga ngo azoherezwa mu isi, uzamwizera wese azamuhabwa. Abasore bazerekwa, abasaza bazarota, abakobwa bazavugishwa. Ingabire ni isabagire. Umufasha wawe mubanye muti, mu bwenge bwawe, mu bikorwa byawe, mwubatse urugo rumeze rute, rw'umwuka w'ijuru. Mugeze he mujyayo? Mugeze kuki we n'umugore wawe mukorera Imana? Habuze iki se? Muhabwe ubuhe bufasha? Mutabarwe mutese? Ni ukuvuga ngo igikorwa icyo ari cyo cyose, niba mutari guca bugufi, niba mutari gusenga mupfukamye muniha mutaka, nakwambiye ibara riragwa, ubugingo bwanyu burahona, kuko mwanze umufasha. Ubwo bamwe ngo bazi ko bazagenda ngo kubwo kwizera. Hajya umugore wawe burya mubanye, mukabana, yibera mu Rutana, wibera i Bujumbura, utarajya iwabo na rimwe. Hajya burya nupfa niho azakujyana, wamaze gupfa ajyana ikiziga kijyana iwabo. Wanze kumwemanga, wanga kumwemera, wanga ko mukorana, wanga amatwi yawe ko ayumvisha, wanga ko amaso yawe ayaha kubona, wanga akanwa kawe ko musangira ibyo muvuga n'ibyo mukora. Donc uramuheza, uramwimira. Uwo mugore ubanye nabi kuri urwo rwego azakujyana iwabo, avuge ngo ni mumumpera ubugingo buhoraho iteka ryose. Azakujyana iwabo avuge ngo umushinga ntahe wanjye ngo nimwanga kumpamya imbere y'abana b'abantu, nanjye imbere ya data nzabihakana. Hajya ubwo uwo muhamya imbere y'abana b'abantu si
rero tereke guhendana niba mubanye nabi egari ko bizakuviramo kurimbuka, niba mubanye neza egari ko bizakuviramo ubugingo buhoraho iteka ryose. Ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we, Imana ishimwe cyane, kandi ibyo mfite byose niwe wabimpaye, Imana ishimwe cyane, kandi yarambabariye yanjye imbohe, yambiriye amaraso yo mu mutima we, yanezerewe cyane kuko yatuwe, Imana ishimwe cyane, ibyiza yakoze mbifite mu mufasha, Imana ishimwe cyane, ijuru abera bazamurika izuba, Yesu bwazatwambika ikamba ry'ubugingo, tumwitegure kuko azagaruka vuba, Imana ishimwe cyane, ibyiza yakoze mbifite mu mufasha, Imana ishimwe cyane, ijuru abera bazamurika nk'izuba, Yesu bwazatwambika ikamba ry'ubugingo, tumwitegure ko azagaruka vuba, Imana ishimwe cyane, ijuru abera bazamurika nk'izuba, Yesu bwazatwambika ikamba ry'ubugingo, tumwitegure kuko azagaruka vuba, Imana ishimwe cyane. Ndagushimiye, nakoresheje intege nkeya mu buryo bw'umubiri ariko mu mwuka ni nyinshi, ku mpamvu nawe uzi, ariko nibyo bigomba gushika, tukabana n'umugore wacu twisonzesha ku bwe, twiyiriza ku bwe, nawe uw'umubiri tukamwiyima, iby'isi tukabihagarika, nawe tukamuha umwanya uhagije kandi agomba kandi ashaka, kuko n'umwami wacu Yesu Kristo yarabikoze. Bityo rero shimiye wowe uhisemo neza kuvugurura no gusubukura ukabana neza n'uyu mugore azakugeze mu ijuru. Mugire urugo rwiza, mugire ubuzima bwiza, kandi mubane mu mahoro, kandi azi byose azagufasha, niwe mufasha twahawe. Rero wowe utarahabwa umufasha uhirimbanire kumuhabwa. Turagushimiye mwami Yesu, uduhe kutahura no gusobanukirwa no kumenya, kandi uduhe iterambere kandi uduteze imbere, mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera, amen. Ndabashimiye mwebwe mwese rero, Imana ibamere umugisha, Imana ibamere umugisha, kandi rwose pe nukuri merci beaucoup, mugire ibihe byiza, Imana ibazigame ibarinde, mwe mwahisemo neza kwizera kuba baragwa muri Kanani nshya, ndetse mu bugingo no mu mwuka no mu mugisha. Ciao ciao, shalom shalom.